noneho rero inka nyina zishoye baza bamukubita ngo inka zasenye ubwato. Arababwira se zabusenye he ko muburira ku bwato ari buzima. Ati inka zawe zabushenye bo barakubise bakubita inkoni yo mu mutwe ubwenge bwarayobye. Nakomeje kubona ufite abana bangahe? Abana babiri mbona byaranye n'uwo mugabo. Uwo mugabo ari mu rugo? Ni ikimuga kiraho afite n'imbago. Kubera iki ubona atahabwa ubutabera? Impamvu atabuhabwa bamukubise baravugaga ngo reka dukubite ngo nta hazaturega tuzagurisha inka tuzamugura. Urumva ihangane komera. Urumva bamukubise bitwaje ibyo bari byo? None se niba umuntu yararwaje umuntu yarakubiswe kandi abamukubise bahari bamukubitaga nk'inka, kuki badahanwa se? Nta buyobozi buhaba. None wagezeho kwivuga ngo ndashaka perezida azamuka. Izere ko mumeze neza abadukurikiye mu cyo gihe tandukanye ni Siyakamana ni Kigali ni ubuzima 500. Tuza ko mwamaze gukora subscribe turashaka kuzuza abantu 100 mu ntara zigiye zitandukanye z'u Rwanda Burasirazuba y'Iburengerazuba Amajyepfo Amajyaruguru, abari muri Canada, Saudi Arabia, muri Oman, abari muri mu Bubiligi, abari muri Australia n'ahantu hagiye hatandukanye, ndetse n'abari mu gihugu cy'ababanyi ndavugira i Burundi, ndetse na dusuye n'ingabo z'u Rwanda. Mwese mudukurikiye, dusuze abayobozi bose badukurikiye. Mwiriwe. Umuturage duhuye kabona ndi mu biganiro bye bitandukanye arambwira ngo afite ikibazo, ndagira ngo utangire twibwira kandi ibyo tuza kuvuga tubivuge ku murongo. Amazina yawe? Twimana Latifa. Twimana Latifa, warutuganije tutashora kamera ko ndagira ngo wenda abayobozi badukurikiye ndetse n'abaturage badukurikiye bumve ikibazo cyawe. Ikibazo wagiye kudusangiza ni iki? Ikibazo cyanjye, mfite umugabo twabyaranye abana babiri, baramukubise, bamaze kumukubita ndaburana, bamukubita mu Kayange aho bitarwa Biharamba, ndaburana, ariko ikibazo cyanjye kigera kwa maje, kijya no mu rukiko, bakomeza bambwira ngo indishyi yaratanzwe, ariko iyo ndishyi sindayibona, kandi umugabo aracyari ikimugara aho ngana buze kirera abana. Byabereye mu kagari mu murenge mu karere ni rwa Biharamba, akagari umudugudu ni Akayange ka mbere, akagari ni Ndama, umurenge ni Karangazi. Ubwo turi impande y'umupaka w'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'abaturanyi Buganda. Hanyuma kugira ngo mukubite byagenze bite? Ubundi bo bamusanze aho yabaga barahamukubitira, bamukoreyeho urugomo. Bapfe gukubita umuntu gusa? Ubo bamuzizaga ngo inka zagiye mu bwato bwabo, aho kujya baze bamubwira neza bazamukubita, baramukubise bamena amaraso. Byari byanditse kumena amaraso no kwica no gukomeretsa. Ntekereje neza nk'inka zagiye mu bwato. Inka zagiye mu bwato nta muntu uzishyizemo? Oya, inka zo zagiye kunywa, zigiye kunywa baraza yari yashoye. Yari yashoye inka. Noneho rero inka nyina zishoye baza bamukubita ngo inka zasenye ubwato. Arababwira se zabusenye he ko muburira ku bwato ari buzima. Ati inka zawe zabushenye bo barakubise bakubita inkoni yo mu mutwe ubwenge bwarayobye. Nakomeje kubona cyane wenda abayobozi badukurikiye ari ahantu naraye nkabona abantu bakubita abantu nk'abakubita amatungo, ndibaza ngo ahangaha ni mu Rwanda cyangwa ni imico yaho? Barambwa atandatu barakubita gusa cyane, barakubita nyine. Noneho iyo mu Kayange ho barakubita baziza umuntu ko yavutse. Ubwo dusubiye mu mateka kera, ariko ayo ngubu turi abanyarwanda kandi turi muri leta y'ubumwe. Iki kibazo mwakigejeje mu nkiko, ndetse RIB irakizi, polisi irakizi, n'inkiko zirakizi? RIB irakizi, ku rwego rw'igihugu barakizi, no mu rukiko barakizi. Nta hantu na hamwe ntakigejeje, ahubwo nari nabuze kurenganurwa. Nashatse no kujya kwa Kagame mbura aho nanyura. Ubwo rero mwandenganura nyine, nkabona simfite aho mba, nkabona nyine aho n'abana banjye. Hangana ukomere ntukomereke. Hanyuma ufite abana, ubana nabo, ni umuturage dusanze hano ku muhanda, ntabwo tuziranye n'ubwa mbere mubonye. Ufite abana bangahe? Abana babiri mbona byaranye n'uwo mugabo. Uwo mugabo ari mu rugo? Ni ikimuga kiraho afite n'imbago. Kubera iki ubona atahabwa ubutabera? Impamvu atabuhabwa bamukubise baravugaga ngo reka dukubite
ngo nta hazaturega tuzagurisha inka tuzamugura. urumva ihangane komera, urumva bamukubise bitwaje ibyo bari byo n'ubutunzi wenda bafite n'uburyo wenda hari uburyo bazanyemo n'abandi bayobozi tuzamugura ngo ntago azabonana n'inka zabo ngo zishire. gira ikintu mbwira umusaza aradukurikiye, bwira abayobozi badukurikiye bagiye batandukanye ndetse n'umuyobozi wacu umuzehe wacu papa wacu nyakubahwa perezida Paul Kagame aradukurikiranye kandi iki kiganiro azakibona, natanakibona hari abandi bayobozi bazamubwira ati twumvishe iki. Gira ikintu mwisabira unatuje uvuye n'abayobozi n'ahantu utuye n'abayobozi icyo babwira, fata mikoro utuje. Njyewe icyo namwisabira nyakubahwa perezida wa repubulika nk'uko ajya arenganura abantu, icyo namusaba ni uko nabona indishyi yo kurera abana banjye kuko umugabo wanjye yararenganijwe. Ubwo rero nshaka yuko yandenganura nkabona aho kuba n'abana banjye kuko ntabwo dufite aho tuba. Kubera iki wenda ubona udahabwa ubutabera? Yego wenda bakurusha ubushobozi, bandusha ubushobozi, ariko nanone nimba ejo bundi tuzatora abayobozi bagiye batandukanye, n'ejo bundi twatangiye gutora kuri tariki 20 ngira ngo umunsi w'umuganda 27 ndabyibuka n'umunani guca simbyibuka neza, twatoye abayobozi bagiye batandukanye. Kubera iki abayobozi twitorera abaturage nabo bakaturenganuye bagasanga bibere mu biro ntibamanuke ngo bajye kumenya ibibazo byacu? Nta muyobozi n'umwe utakizi ikibazo cyanjye. Umugabo wanjye amwita Shyaka Robati, nanjye nitwa Latifa Uwimana, nta hamwe tutakigejeje. Gitifu nyine uwuhe umurenge cyangwa w'akagari cyangwa tubwe na meya wanyu wenda kugira ngo Gitifu w'umurenge wari uriho nyine ubu bamukuyeho, hariho undi hariho abo bita Nemeye, hakabaho na ba Mutware. Icyo kibazo cyacu barakizi, umukuru w'umudugudu ni Mugume nawe icyo kibazo arakizi. Nawe utakizi icyo kibazo cyacu naho kitageze. ngo nta bushobozi nta buzima, ko byavuga mu Kinyarwanda. Gusa ijwi ryari yumvikanye ku mbuga zose zigiye zitandukanye, tuzabishyiraho tuzakuvuganira. Wenda ntabwo nzi ko tuzongera tugahura, ariko abantu barahura k'imisozi ntabwo ihura. Nanjye niyo mpamvu navuye i Kigali nkaza hano impande y'umupaka w'u Rwanda ndetse n'Ubugande, ariko bayobozi nimba tubatora mukavuga ati tubatore, tukabagira inyuma tukabatora, mujye menya ko n'umuturage wabatoye hari icyo avuze. Gahunda ni ndi umunyarwanda rwose nkwiye kurenganurwa. Ese nashidikanya ko bizagera neza. Urakoze. Ari umuvandimwe, ari umupapa uri hano. Papa wiriwe? Wumvise ikibazo kino mu mama? Ntabwo nagikurikiye mageze. Yararenganye ariko yabuze uburyo arenganura. Ageze none. Umugabo yarakubiswe kandi akubitwa nk'inka, ari no mu mbago ariko yabuze ubutabera. Ubona bino byabivuze iki? Nyine bakwiye ubufasha. Yego biterwa n'abayobozi batakurikirana ikibazo. Byakabaye biba byiza rero ko n'ubundi bagombye gukurikirana ikibazo cye. Ese ko agiye mu buyobozi bwose wenda arifuza ko yabona n'umusaza perezida Paul Kagame kunyangana, ariko abayobozi bose barabizi. Ntabwo tuzi uruhare rw'abayobozi wenda ahaturuka cyangwa haba, ushobora no gusanga wenda ariwe wiyenjeje, ariko nanone twizera ko umuturage cyangwa umunyarwanda cyangwa umuntu nta kindi kigebuze kimuruta. Inzego z'ibanze nizo zabanza gukurikirana aho ikibazo cyabereye kugira ngo n'ubundi inzego zo hejuru zifata umwanzuro, inzego zazo zafashe gahunda uko bimeze. Ntabwo inzego zo hejuru rero zajya mu kibazo kandi cyo hasi hari igihe mbese yaba ari wowe yenda wateye ikibazo, ntago wamenya uko bimeze. Ntawamenya. Ariko nimba koko ariko niyo bari nanone atari mukuri, ntago akwiye gukubitwa nk'inka ngo reka tumukubite nk'inka ngo ubundi tuzamugura. Gusa muri icyo gihugu ntago umuntu ukihanira. Ariko nabonye n'abagenda n'inkoni gusa. Inkoni zo zirahari n'ababa bazigenewe b'aborozi, ariko nta rugomo baba bafite. Nubwo ubona bazigena nta rugomo. Abantu bajya mu kabari bazifite ko twabibonye niko tutasha guhereza. Nyine n'aborozi baba bazigendana gusa, ariko nta wundi muturage wagendana inkoni. Kandi nta n'ikibazo biteye kuko nta rugomo bazikoresha. Twabonye kubita umuntu akubita inka. Njye namwibone ko nashaka kumushyira kuri kamera.
ntago yoroye inaha ngaha yego ibyo mubwira nuko ubwo ni bamwe bananiranye nyine ariko cyonze cyo inkoni zo nta kibazo ziteye no kuzijyana gusa nk'ushorera inka bisanzwe bira ni ukuzitwaza nk'umurozi kuko umurozi ntabwo agira nta nkoni afite ariko umuturage utoroye nta nkoni yitwaza kugira ngo nyine hase abamotari batwara abantu nka bane kuri moto cyangwa batatu kandi nzi ko bitemewe abashije umuntu ngo nta biremewe barambwira ati nta kitubuze ntabwo byemewe nabaca ku itegeko bararizi ntabwo ibyo byemewe urakoze uraho mugabo yego umunyarwanda urayizi bisobanura icyo mvuze ngo ndi umunyarwanda ese ubwene gihugu buriya ubwene gihugu kuri umunyagihugu buriya izina ne kuba uri umunyagihugu baranavutse mu gihugu n'igihugu ari cyawe ndi umunyarwanda wari uvuze ku kibazo cy'abamotari bayika abantu batatu kuri moto bwa ikibazo cyura mu mama bwa n'ikibazo cyura mu mama niwe wakivuzeho yarenganye ushaka kurenganya umugwa kugira ngo wabenganize mu munota umwe akarengane ko niba wanabyiboneye hano ku mugoroba ushobora gukubitwa ukanapfa kuko nta muyobozi wagutabara mbivuga kandi abayobozi baba bahari babireba ariko ntibizirangiza turi ijisho rya rubanda gira icyo ubwira abayobozi uze no kutubwira gitifu wawe w'umurenge ndetse na meya w'akarere duherereye amazina yabuze ntabwo nyazi ntabwo uzi meya w'akarere ka sindanamubonaho rwose kano karere ni akahe Nyagatare nzi ba visi meya gutyo nabo ni kubona gutyo bigendera nzi ko kitabazi bishatse kuvuga ngo muratora gusa bikarangira ariko nyine baraza uko ibikorwa birigaragaza urabona umuriro turabafite amazi arahari nubwo wenda mu byaro hepfo ntabwo ari wabizana ni umusaza ubikurikirana kugenda neza ariko nawe ntabwo yaba ari i Kigali ngo arebe ko hano Nyagatare badafite umuriro hari abafasha impamvu mukubwira nuko wenda nari ngarutse ariko nsubiye inyuma turavuga ati hano umuntu arakubitwa bikaragera no kubona twese ko twabita ni urugomo nyine ni urugomo rugaragara cyane cyane hirya no hino ahubwo gusa wenda icyo shyirwamo ni ingufu z'ubuyobozi n'umutekano kuko hambere hari umusirikare wajyaga ushinzwe umutekano mu karere yari yaramaze kubicogoza yarazaga hano nka saa 12 agaparika imodoka rwose ukabona arimo arabikurikirana cyari byaramaze gucogora ariko gusa nanone ku rundi ruhande hano hantu haba amabandi abasinzi ku mpande zinyuranye rimwe na rimwe ugasanga n'abayobozi tubarenganya wari indangamirwa ngo ni meza ubwo rero wenda nk'abo warabibonye ku mugoroba bakubiswe bari ibisambo urabona ku giti cyawe ariko ushaka kubyinjiramo icyo mubwira hari ukuntu nyine nubwo ntabyira ngo de ariko n'umuntu buriya tuye tunaganira n'abantu banywa agacupa badukurikiye ariko ujya mu kabari wamara gushyiramo agacupa utangira gahunda ya siroga yacu yenda umunyarwanda ugiye ku ruhande ukabwira ariko ntabwo ikosa ririndi birumvikana nyine hagomba gushyiramo gukeburwa abantu bagakebuka bakareka kurwana hano turahagane hari ubona Nyagashanga bwera turimo turatambuka ku isi yose live ngo banamo barakubona ubwo n'abayobozi baradukurikira kuko n'abayobozi bagiye batandukanye bino turaziranye ndaza kubagezaho ubwo butumwa urakoze wabifashe mu mugongo mugabo uhetse amaboko ntabwo mpetse amaboko uzi ko wari umeze gutya ibitekerezo byagiye kure ariko imana ni ishobora byose uze neza waremye rino soko cyangwa ntabwo naremye isoko ngenuye hano ntabwo naremye isoko urugomo rwahangane byanjye urugomo rwa hano se ntari wankubita se ntabwo ngo urugomo kandi mbona njyamo nkakuramo ntacyo ni abasore bagize badabutse ni nk'umurengwe baba bafite bahaze za boro bihagiye akayoga nabo ngabo nta bandi ariko ntabwo bakubita uwo babonye wese bakubita abo bari bari kumwe basangiye ubwo tutazi umuyobozi wawe se w'akarere cyangwa umuyobozi w'akarere uramuzi ntabwo muzi neza kubera ko baba batuma ngo tubatora turabatora se ko tubona bariho twebwe biza bagira amatora yacu ngo tubature ariko mutora n'abadepite
turabaturanye kandi n'ejo bundi bafite abahagarariye ubuze bambaje bo nabango ndabazi nigeze mbabona ni ukwera se no kutamenya nigeze baza ngo tubabone se ko dutora itegeko dutora umuntu base babwe bava muri zirane nkuko muzabibabwiye baze mu matura baze nyine bajya muri za ntebe bazikaragamo ariko ntibamanuka kugira ntabwo tubabona rwose kandi ngiye navuye i Kigali zino urugendo rw'amasaha arenga 6 ubuse waba kubaza abo bose wowe wabamenye uretse nkanjye w'umuturage ariko ngewe uw'umudugudu n'akagari n'umurenge n'akenda muzi ni uko bageraho cyangwa mubonana ntabwo tubona ngo njya mbumva twese ko mari berengeye ku isuka najya ku mirenge ntuza gitifu ariko ngabana umuhinga ngo murahinga muganasarura ko mwagera ku isoko mugasanga ibyo mwahingiye nta gaciro bihabwa ku masoko ngo ibiciro biri hasi ibiciro ko biterwa n'uko basaruye ibiciro bishyirwaho n'umuntu cyangwa bishyirwaho ikiro cy'ibirayi kivangaye si cyatanga nuko ntabyo wenda vuga ikiro cy'ibirayi 1000 cyangwa 800 kandi wagiye ku isoko ingemere igurisha ngaho y'ibirayi hano se biranahara ahubwo ko biva hano ubwo ntabwo hari umuntu umwe ntabwo abizi bavuga ngo iki ko yanasinziriye njye kukagurisha se mvuye kukagura nanjye muhorora karagashwe se nagashwe ariko kazakura bari kuvuga ngo sarabizi bimeze bite ku byuzi ibyo nzi ni uko umubajije iby'ibirayi ibirayi turabigura 500 ikiro ugiye kubigurisha wowe ugiye kugurisha nk'ikiro wowe ngeze nabikurahe tubibona babikuye kure kuki nta mutabihinga nta butaka bamwe nta butaka tuba dufite inamuhinga iki hinga ibigori n'ibishyimbo byonyine ariko ngo ibigori ngo biri hasi dufite ikibazo nyine naho ngo mwatuvuganira natwe nk'ubu umuntu w'umuhinzi urumva nk'ubu wenda ubutaka turakodesha ifumbire ntiyagabanutse imbuto ntiyagabanutse ariko ibyo twejeje ubu ikiro cy'ibigori barakigura amafaranga 200 urumva 200 yazagwira se uyaho umuhinzi none se hari hepfo umumama ngo umugabo ngo yarakubiswa agirwa intere no mu mbago ngo wabuze gutabera nk'abayobozi batarengana abaturage bimeze bite abayobozi batarengana abaturage ni ukuduhohotera none se niba umuntu yararwaje umuntu yarakubiswe kandi abamukubise bahari bamukubitaga nk'inka kuki badahanwa se nta buyobozi buhaba noneho wagezeho kwivuye ngo ndashaka perezida azamufasha ikibazo ni uko urumva byaramurenze nimero zo zifatiye ko ari umuyobozi ushaka kubona ikintu azamamagara ndabizi zo kumenya nimero zo ndazi ko bazamamagara nkababuza nawe mwebwe muzamufashe kuko umugabo niwe nkingi y'urugo kandi urabona baramukubise yaheze mu rugo ubuyobozi rero nibwo bugomba kumurenganura abo bamukubise nabo bagahanwa none se ubwo bagumeza kurebera umuntu akazarinda gupfa kandi we ntacyo yishoboyeho gusa urumva abana bataba baharenganiye n'umugore kandi ngafite abana bangaye n'umugabo mu rugo n'ujye kumushakira umva rero bagomba kumurenganura namwe kandi mwamufasha mu nzego zo hejuru bakamurenganura urakoze nawe wivugira nimero yawe tazagira uvuga ngo twabonye yivuge nawe dukurikiye no ku kiganiro yivuga utuje uzagukenera azaguhamagara yivuga utuje 078 717 9 2 07 078 717 9 2 07 Uwimana Latifa umugabo wawe Shyaka Robert abadukurikiye mwazumvishe bayobozi baho duherereye cyangwa naho yababwiye murabyumva ubundi busobanurira nimero kuri screen muzayihamagare habwo ubutabera ari umuvandimwe witwa Jean Paul nizera nashidikanya yuko mu gihe twagarutse hano azabimfashamo ariko wakoresheje rungana iki ugera hano urugendo nakoresheje naho 1500 ubwo ni igihe kingana iki mu modoka ntabwo imodoka zagenda ni moto watanze angahe ni 5 kujyana no kugaruka ni 3 waruje gukora iki hano nari naje mu isoko ubona ntacyo wahashize ntabwo ndahaha umunyarwanda ati ntawamenye reka tubashimire nize ko
gahunda zose ku murongo tuzatuye mu bice bigiye bitandukanye mu turere tugiye dutandukanye reka nsoze nomero zose kuri screen ziraza gutangira mu kiganiro ibintu byose bizagera neza uzakurikirane Kigali News 500 tukora kuri YouTube channel Kigali News 500 niho bizanyura ubwo gahunda zose ni ku murongo Imana barinde.